Twongeye kubasuhuza mwese abadahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Uyu mugoroba tugiye kubagezaho amakuru yabereye mu karere ka Rusizi, ni amakuru agezweho uyu munsi. Umugabo w'imyaka 33 arwariye mu bitaro nyuma yo kwiyahura inshuro zirenga ebyiri zose, ku nshuro ya gatatu nanone agiye kwiyahura akaba yatabawe atarashiramo umwuka. Umugabo w'imyaka 33 yari umugabo ukuze cyane ariko ukiri muto mu myaka, wo mu karere ka Rusizi arwariye mu bitaro bya Gihundwe nyuma yo kugerageza kwiyahura ku nshuro ya gatatu. Izindi nshuro zose yagiye yiyahura ariko bagatabara umwuka utarashiramo, bakamujyana kwa muganga bikarangira agaruye akuka. Byabereye mu mudugudu wa Cyapa, akagari ka Burunga, umurenge wa Gihundwe, kuwa 20 Nzeri 2024 saa 2 z'umugoroba, nibwo uyu mugabo wari usanzwe akora akazi k'ubunyonzi yatashye ageze mu rugo asaba ko bamuzanira ibiryo mu cyumba. Bari basanzwe barira mu ruganiriro aho bita muri salo, ariko uwo munsi ntabwo ari aho atashye ajya kwicara kuko yaramenyerewe kwicara aho ngaho igihe cyose ibiryo byabaga bigeze igihe cyo kuribwa. We yatashye akomeza ajya mu cyumba, ababwira ko ibiryo nibiza gushya baza kubimusangisha mu cyumba, ariko yatashye ababaye, gusa yarafite umugambi. Ubwo bari kurya, umwe mu bana yumvise ikintu kijaganya mu cyumba, ajya kureba icyo ari cyo, asanga ni se umanitse mu mugozi ariko atarashyira mu mwuka. Uwo mwana yahise aca umugozi se yari yiziritsemo mu ijosi. Uwo mugozi yari yarawukoze mu mushumi y'inkweto, yaragiye ayiboha uza kuba umugozi. Uwo niwo yari yayimanitsemo. Rero uwo mwana akihagera afata icyuma ahita aca uwo mugozi ako kanya, isi atarahwera, atarashiramo umwuka. Umugabo yikubita hasi nk'iyagatera, akubita agahanga kuri sima, arakomereka. Niko guhita ajyanwa ku bitaro byihuse, dore ko yari afite ibikomere byinshi kandi n'imbaraga ntazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe, Ingabire Joyeuse, yabwiye ikinyamakuru Igihe twakesheje iyi nkuru ko uyu mugabo bahise bamujyana mu bitaro bya Gihundwe kwitabwaho n'abaganga. Gitifu yakomeje avuga ati, abiterwa no kutigirira icyizere, ntanakigirire uwo bashakanye, akumva ko buri gihe amuca inyuma. Ibi yabivugiye kuko byakekwaga ko uyu mugabo icyamuteye kwiyahura ari amakimbirane yo mu muryango. Yari amaze igihe ari hasi no hejuru ku mugore we, dore ko yakekaga ko umugore we amuca inyuma. Ariko Ingabire yashoje agira inama ati, ibibazo byose waba ufite ntabwo inzira ari ukwiyambura ubuzima, kandi dore ko n'iki cyaha gihanwa n'amategeko. Asoza asaba abantu kutiyahuza ibibazo bibarenze, dore ko abagabo hirya no hino n'abagore akenshi bari gukemuzwa n'ibibazo byo kwiyahura, ariko atari wo muti w'ikibazo burya. Ibutsa n'abantu ko icyo ari icyaha amategeko y'u Rwanda ahana, kandi ari icyaha gishyira umuryango wose mu kaga. Kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Umuntu uhora akora ibintu nk'ibyo, yasabye abaturage kwirinda gukemuza ibibazo bafite uburyo bushyira ubuzima bwabo mu kaga, cyane cyane bashaka kwiyambura ubuzima cyangwa kugirira undi babwambura. Ntago byarangiye, dore ko umuryango we nawo byabatangaje. Ntago bari bazi ko umugabo we ngo afite ngiyo nimba, aho byatuma afata uwo mwanzuro. Ariko ubu tuvugana, uyu mugabo watabawe n'umwana we, dore ko uyu mwana yari yagiye mu cyumba yumva ikintu gisabaganya. Amakuru avuga ko mu bitaro bya Gihundwe aho arwariye noneho yatangiye guhembuka, ubu ameze neza.
nta na rimwe ibibazo nk'ibi bitaba, ariko hirya no hino hakomeje kuba impfu nyinshi z'abantu biyahura, haba abagabo cyangwa abagore, abakobwa, dore ko uyu mwaka hamaze kumenyekana amakuru menshi y'abantu bagiye biyambura ubuzima ku bibazo bitandukanye. Turabashimiye naho ubutaha.